Amen. Haleluya. Amen. Itara ry'Imana Imana umugisha. Amen. Nitwamiza abashishe tujya kwiga amagambo avuga ngo Yona. Ijwi ry'Imana ryaje kuri Yona rimubwira ngo urukushini nawe urire umugwa wose buri wese yihane kuko ibyaha biruze bikagera imbere yanjye. Yona amanuka agenda mu mujyi utarushishi, Imana yohereza umuyaga, abantu barataka cyane, bati Yona mwene Amitai tugira dute ko dupfuye? Yona arabasubiza ngo munanira munjugunye mu nyanja iratuza. Yona amigana urufi runini asangira mu nda y'ifi ati Mana mbabarira utabara ubugingo bwanjye buri munsi y'urupfu. Imana itegeka ifi kuruka Yona imunuka umusozi aho yahungiraga Imana, Imana zose z'isi naho hahungira Imana. Yona amaze kubwiriza Ninawi yicara ahantu harebye Ninawi ategereza ko Ninawi irimbuka. Atabonye ko Ninawi irimbutse ararakara. Imana imeze uruyuzi ngo rumubere agacucu, bukeye Imana itegeka inanda ijya rwa ruyuzi ruruma. Izuba ryicaye Yona mu mutwe ararakara. Imana iramubwira ati urakajwe n'uruyuzi utateye utishingiye. Yewe sinari kubabazwa na bariya bantu ibyo bakoze. Yona asubiza Uwiteka ati ndakoze kurakara ndetse byatuma niyahura. Nta bana bwe nimubabazwe n'iby'Imana yakoreye abandi, kuko Yesu wacu ari urukundo. Nakira ijambo ry'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Mana irikunda ni twera, udufashe turaje kwiga ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Amen.